Tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi munyemerere turamburire hamwe urutonde rutwereka uturere dutanu dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2026. Aka kanya ushobora kwibaza uti ese bundi akarere kanjye kaba kari muri utu turere dutanu dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Njye tugiye kwana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka uturere dutanu dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twihuse turi buze guhera ku mwanya wa gatanu tujya ku mwanya wa mbere, kuko uri buze kugira amatsiko yo kumenya akarere kaba kayoboye utundi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu turere dukize kandi dufite iterambere rikomeye muri rusange. Njye tugiye kwana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze nk'uko nabibabwiye, guhaye ikaze. Twihuse reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Aka kakaba akarere ka Kirehe. Kirehe ifite ubukene buri hasi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ifite ubukene buri kuri 14.2%. Intego ni ukwagura ibikorwa by'ubuhinzi, kugabanya ubukene no kuzamura imibereho y'abaturage muri rusange. Akarere ka Kirehe kakaba urugero rwiza rw'iterambere rishingiye ku buhinzi, imishinga yo kuzamura umusaruro n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Iyi niyo mpamvu nyamukuru tubona akarere ka Kirehe ku mwanya wa gatanu. Twihuse reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tuhasanga akarere gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Aka ni akarere ka Gicumbi. Gicumbi nayo ifite ikigero kiri hasi cyane mu bigendanye n'ubukene, kuko ifite ubukene bwa 13.3%, kandi ifite ibikorwa by'iterambere birimo ubuhinzi, ubworozi n'umujyi wa Byumba muri rusange. Akarere ka Gicumbi ikaba ariyo mpamvu ugasanga ku mwanya wa kane. Uru ni urugero rwiza rw'aho ubuhinzi n'ubucuruzi bwateye imbere mu ntara y'Amajyaruguru. Akarere ka Gicumbi ni akarere nako kari mu turere tudakennye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko tugasanze ku mwanya wa kane. Twihuse reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu tuhasangaho akarere kari mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere ka Gasabo. Gasabo ni akandi karere kari mu mujyi wa Kigali gafite ubukene buri hasi cyane, kuko gafite ubukene bwa 11.1%, kandi kari mu turere dufite iterambere ryiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'imibereho myiza muri rusange. Aka kari kamwe mu turere dufite serivisi nziza z'ubuzima, amashuri n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'imihanda, amavuriro, amashuri nk'uko twabivuze. Akarere ka Gasabo tukaba tugasanga ku mwanya wa gatatu. Twagiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri mu turere dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi akarere gafite abaturage bafite imibereho myiza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nako tukabona mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere ka Kicukiro. Aka ni akarere ka Kicukiro gafite umwe mu mubare muke w'abakene, kuko gafite abakene batuye muri aka karere ka Kicukiro ari 6.9%. Bitewe n'uko Kigali ari wo mujyi mukuru wa politike mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Kicukiro nayo igira amahirwe menshi ya serivisi nziza n'ishoramari. Ishoramari ryo mu mujyi rigenda ryiyongera, ibigo, ibikorwa remezo n'amashuri bikomeza gutuma imibereho myiza y'abaturage igenda izamuka. Iyi akaba ariyo mpamvu tubona akarere ka Kicukiro ku mwanya wa kabiri. Ikibazo nakwibariza, ese akarere kawe waba wamaze kukabona kuri uru rutonde? Twakomeje. Mbere y'uko tuvuga akarere ka mbere gakize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyo nagusaba ni uko wabanza ugakora kuri subscribe. Niba wakunze kino kiganiro kandi ukaba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro nyine ntiwibagirwe gukora kuri like, kuko uri buze kunyeretse ko wishimiye kino kiganiro kandi ko cyakugiriye umumaro. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga akarere gaherereye mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere ka Nyarugenge. Niho ubukene buri hasi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ari akarere
gafite umusaruro mwinshi kandi n'imibereho myiza by'abaturage muri rusange. Ubukene bw'akarere ka Nyarugenge ni 6.8%. Ibi bikaba bituma akarere ka Nyarugenge ariko kaza kayoboye utundi turere twose mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Ni umujyi wubakiye ku bucuruzi, serivisi n'ikoranabuhanga, nibyo bituma biba cyangwa ibi bikaba ari byo bituma akarere ka Nyarugenge kaba umutima w'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uru rwari urutonde rw'uturere dukize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho abaturage bafite imibereho myiza kurusha mu tundi turere muri rusange, aho twabonye ko ku mwanya wa mbere twasangaho akarere ka Nyarugenge, ku mwanya wa kabiri Kicukiro, wa gatatu Gasabo, ku mwanya wa kane twasangaho Gicumbi, mu gihe ku mwanya wa gatanu twasanzeho akarere ka Kirehe gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Njye twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.